simvuge benshi no kureba no kugutegera aho utazakora neza. Yego ariko burya si n'abanyarwanda bagize aho wakoze neza. Si n'abanyarwanda gusa niko biri niko niba ariko nabukirwa muntu turemye. Ariko cyane muri iki gice cya siporo ho gifite aho gihurira na performance. Igihe cyose ibyo bintu tugomba kubyitega. Nje ntago bijya bintera ikibazo. Yego. Reka gice tujyamo nubwo ntagifite amanota make. Ariko kimwe mu byagarutsweho byanenzwe muri iyi sezo no cyane mu mpera z'iyi sezo muri uku kwezi kushize rwose ni ibijyanye n'ibikombe ibikombe byabaye isereri mu basportifu. Ibikombe bitavuzweho rumwe. Ibikombe materiyeri cyangwa inyito. Ibikombe inyito byaba ari inyito akse ni inyito ariko nibura materiyeri yo nta kibazo. Materiyeri yo nabonye ejo bundi barishimye. Ariko ni arayishimye tujye kuri materiyeri tujye ku nyito. Twari kuri materiyeri niko kakandi mvuze ni kakandi bya byiza tutagaruka byiza biza nyuma kana bihari umwanya mutoya. Ariko sezirarangiye tubwiza abantu kuri ibikombe bamwe bati ibikombe bibiri muri ligue imwe ubundi nibibaho abandi bati niba binabayeho ntibyasobanuwe neza ntamenya ngo icyari Hilal yajyanye cyitwa gute ntamenya icyapere yajyanye cyitwa gute ese bitandukanira hehe ese bihurira hehe benshi nyine banatrolinga apere bavuga ko nta gikombe yatwaye nta nicyo kivuze abandi bakavuga ati Hilal yatwara ibikombe bibiri bya shampiyona mu mwaka umwe kiragitwara mu Rwanda gitwara muri Sudani ntabwo byabaye niba ari ikipe y'inshyitsi ntikwiriye guhabwa igikombe niba ari ukuyifasha ni ukuyifasha ariko nyine yanaba n'iya mbere mukayishimira mu buryo kuri muri iyi gikombe bati nta bihanga bibiri biba mu nkono imwe baca imigani myinshi cyane ibi bintu mwebwe mubivugaho iki mwarabibonye ndabizi ko mwabibonye mubisobanura gute wenda ntagiye gusubiramo cyane ibyo umuntu yagiye asobanura ngira ngo harimo n'ahangaha nkunze no kubivuga reka mbisubiremo Rwanda Premier League Board ni urwego igihe cyose tuzahora twigira ku by'abantu batunenga ntabwo turi abaheza nguni ku bitekerezo bihari ibyo twakoze n'ibyo byo igihe cyose tuzi neza ko ikigize umupira w'amaguru kigize siporo ku rwego rwo hejuru ni igihe cyose kwigira ku by'abantu bakunenga ubwo ku ruhande rwanyu n'ababakurikira n'abandi bose bagiye babigaragaza niba byarafashwe nk'inenge y'uyu mwaka bivuze ko ari byo tuzaheraho tugira gute dukosora umwaka utaha ubwo nanze gusubira kuko ninjya kubisobanura n'ubundi ndavuga n'ubundi ibyo twasobanuye tuvuga hari Hilal uburyo twaye igikombe mu buryo buri sportive niyo yagitwaye sportivement ariko nanone yaje isanga twaratangiye shampiyona hari ikipe zo mu Rwanda twemeye ko izaba iya mbere ariyo izatwara igikombe nyamwana nabibonye n'igikombe cy'umwimerere twakoresheje twagiye ikipe yo mu Rwanda ibyo sindi bigarukemo sinekeza ko ari nawo mwanya wabyo ariko nkuko nabivuze twebwe Rwanda Premier League turi urwego twiteguye igihe cyose kunoza ibyo dukora no kurushaho kubikora neza tugendeye kuri critique ubwo iyo critique tuzayemera tuyikosora umwaka utaha cyane ku birebana n'inyito niba nakubwira ngo ni inyito cyane materiel ku birebana n'inyito champions na national champions I promise ko mu mwaka utaha mu mabwiriza mbere ko nase zitangira muzabisobanurirwa neza kugira ngo birusheho igihe aya makipe ya Hilal azaba agarutse kuko nabyo nanjye ngo ya Hilal aya makipe ya Sudan azaba agarutse kuko nabyo ntabwo biraba biremezwa 100%. Ushaka ko dusubira muri deba wayikwebye nabyumvishe impamvu nanayijyamo mufite umwanya nayijyamo nta kibazo mufite umwanya nayijyamo ariko icyo nshaka kubwira n'umufite umwanya twayijyamo deba nta kibazo ariko still yaba abanenga harimo n'ababyemera sibyo hari impande ebyiri hari ababyemera hari n'abatabyemera kandi umupira niko umeze nyine navuze ni hari umwanya twayijyamo iyo deba ariko sinekeza ko aka kanya aricyo bimaze ahubwo icyo abantu bashobora gukuramo ni amasomo yo kureba niki twakora kugira ngo birusheho kugira gute kunoga neza na cyane ko byari bishya exactement ariko ejo bundi AP ihabwa igikombe ku cyumweru hari ikintu umuyobozi w'icyubahiro wa AP yavuze CDS aravuga ati mu by'ukuri competition twagize yari nziza ariko ntabwo navuga ko yari fair aravuga ati nk'ikipe Al Hilal ari uburyo yabaga afite abakinnyi benshi bari registered ati ubwo rero guhangana nayo ati natwe twifuza ko bazaduha uburenganzira nk'ubwo
nubwo bari bafite twaba dufite abakinnyi nk'abo bari bafite nyine ugashaka kugaragaza uburyo ikipe ya Al Hilal gukinisha abanyamahanga gukinisha abakinnyi benshi turabizi ko ntabwo bari 33 nk'uko bigenwa n'itegeko ku makipe yo mu Rwanda aravuga ati natwe baduhaye uburenganzira twahangana nayo ugashaka kugaragaza ko ntabwo yari fair competition ku makipe yo mu Rwanda no ku makipe yo mu gihugu cya Sudani bijyanye n'amabwiriza ku makipe y'imbere mu gihugu ubwo wenda igihe aya makipe muri Sudani azabagarutse nabwo bizaba nk'uko byari bimeze iyi sezo bemerewe gukinisha abakinnyi benshi abo banyamahanga banahabwa igikombe cya shampiyona igihe baba bagitwaye cyangwa wenda bwo bishobora guhinduka ntungane iberi CDS asubiza ikibazo barumajije ku makipe yo muri Sudani niba hari challenge yahaye amakipe yo mu Rwanda harimo na APR yabereye umuyobozi w'icyubahiro so naho yabikomoreje avuga yuko mu by'ukuri ngo nabo bemerewe ibyo Al Hilal na Elmerek bari bemerewe nibwo bakwisuzuma neza koko niba ari amakipe abarusha cyangwa atabarusha nibyo navugaga ubwo wenda niba ari ibyo tuzateka bibe muri bya bindi tuzaheraho dukosora ariko already nk'icyo cy'abanyamahanga ni gute wagena umunyamahanga ukina muri Sudani biragoye ubundi si impamvu dushyiraho itegeko ry'abanyamahanga twebwe nk'abanyarwanda ni irihe ni ugufasha abanyarwanda none se nitubashyiraho kubakinisha abanyasudani tuba turi dufite inshingano zo gufasha abanyasudani ariko nk'umubare w'abakinnyi noneho ubwo icyo cy'abanyamahanga cyo wenda nawe uracyumva ntuzirimo umwihariko umubare w'abakinnyi ikipe yari ifite amarushanwa menshi iri gukina mu mwaka umwe mwabivugaga Sudani hari amarushanwa bakinnye harimo n'andi bari gusoza ubu ngubu ngira ngo nikomeye bigera nko muri 3 so bafite umubare w'abakinnyi bandikisha harimo n'abakinnyi baba junior babo kuko n'ubundi ikipe yo mu Rwanda nayo ku bakinnyi 33 yemerewe gukinisha abava muri junior nkuko nabo n'ubundi bagize gute babikoze kugira ngo mwana bibongera ngo n'abakinnyi basigaye hanga benshi ni junior yabo so ibyo wenda nibyo abantu bashaka kurebaho bakareba tukarushaho kubisobanura abantu bakabyumva ariko n'ibindi byaba byarabaye byatuma hatabaho fair competition nkuko nabivuze ntabwo turabahiza nguni ngo ibyacu cyo twakoze nibyo byo ni biri parfait twiteguye kumva abanyamuryango harimo n'igitekerezo cy'umuyobozi mukuru waruvuze mu kanya gato tukayaho ngaho haba hatari fair competition igishoboka tukagikora nk'icyo cy'abanyamahanga ntigishoboka ariko ibindi byo byakorwa gusa nkuko nabikubwiye ku makipe yo mu Rwanda amakipe 33 burya bemerewe gukinisha n'abajenioro babo nkuko n'ubundi n'abangaba ba Hilal nabo bari kugira gute bari kubikora so tuzagenda tubireba harimo hejuru y'ibyo ngibyo n'izi kipe zitaraza hari already impaka nazo bura zitarashira ni gute abakipe yo mu Rwanda yagiye mu marushanwa nyafurika ya CAF Champions League na Confederation CAF yemerera kwandikisha abakinnyi 40 bazakina iyo sezo twe tukabemera 33 so ni impaka n'ubundi zihoraho buri sezo umwaka ku wundi turushaho kunoza kugira ngo turebe icyo duhuza nanone urundi ruhande umwaka azavuga se okay nuwemerera amakipe abiri se mu makipe 16 abandi uko bembe ko bandikisha abakinnyi 40 abandi urabagenza kandi bahora muri champion so ibyo ni ibintu mu mupira ibitekerezo igihe cyose bihora biza bikaza ku meza abantu bakaganira bakarushaho kunoza kandi numva nta kibazo tuzabigira wanze ko tujya mu nyitungo tujye muri deba nabyumvisha nabyemeye ariko ku gikombe cyahawe ikipe y'ingabo APR amakuru kuri kiriya gikombe yo nayahe bati ni igikombe ubundi twari tumenyereye kubera ko APR yatwaye byinshi abantu baze kunyumva nabi nge natembereye kuri APR ariko bwana Jire ugeze mu kabati k'ibikombe ka APR harimo ibikombe bidasa nka 40 ingahe none iyo tuvuga harimo ibikombe 50 muri bya bindi 24 bamaze gutwara 24 bamaze gutwara bya shampiyona nta gisa n'ikindi ukibaza ni ibikombe byakinwe mu yihe nuza mu yihe shampiyona mu yihe league mu yihe tournament muri rushanwe ariko uwo mucungo mugiye kuwuca niyo makuru nari mfite yego mushingiye ku gikombe nk'aha ya APR ibya kira gikombe byifashe gute ibya kira gikombe ni imwe mu ntego twatangiranye no sezo zinyuranye cyane cyane muri cya gice kirebana yo mvuga ubucuruzi buri harimo n'ibindi byinshi birebana nicyo nakwita nka value addition ikintu cyo kuzamura agaciro k'ishusho ya Rwanda Premier League Board BK Pro League turi gutegura ubu ngubu mwarabibonye ibyo twahinduye logo identite yacu website yacu sinzi niba mujya muyisura hariho imibare ihagije ibafasha mwebwe nk'abanyamakuru nawe tunahakangurira abantu kugusura website yacu Rwanda Premier League akadomo.rwa n'igikombe rero cyari mu ntego zacu nk'izo ngizo zirebana no kuzamura agaciro k'ibyo dukora k'ibyo tugaragaza nuko tugaragara hanze
rero mu by'ukuri naguhamiriza wenda nkanahamiriza n'abafana ba APR n'abandi bose bahatanira iki gikombe ko uhereye kuri icyo cya 24 twabahaye ejo bundi cya 25 kuzamuka ntikizongera guhinduka. Icyo twabahaye ni icyo ngicyo. Icyahinduka byarushaho kukinoza, kukiryoshya, niba ariko nabyita nka beautification, ariko design concept ni imwe, ni iriya mwarayibonye. Burya ubu ugerageza kureba neza birasa na logo yacu nshyashya, ni iriya. Ubwo guhera ku cya 25 nibaramuka bagitwaye bamenye ko kizaba gisa n'icya 24, 26, 24 gutyo. Ubwo n'abareyo harya rero bafite bangahe? 7. Abareyo nabo niba twari cya 8, cya 9, cya 10, cya kangahe nabo kizaba gisa gutyo yego. Kubera ko badero kugitwara 9 hibagira. Nabo nibagitwara cya 10, cya 11, cya 10 na kangahe bamenye ko kizaba ari kiriya mu bubiko bwabo bizaba bisa. Ahubwo bashaka ahantu hanini kuko mwarabibonye ko igihagazeho kinini kihagazeho. By the way, felicitation ku gikombe gikombe ni sawa cyane. Ni ibikorwa, ni urusobe rw'ibikorwa n'intego twari twaremeje z'isezo mu mikoro n'ubushobozi buke buhari. Duhere ku bintu bitugaragaza neza, biduha agaciro. Kuko tujya kuvugana n'abantu hanze, abafatanyabikorwa, aba bantu bakonsoma produit yacu na content, ugasanga produit yacu iranduye. Rero uburyo bwo kuyisukura ni uguhera ku bintu bito nk'ibyo ngibyo. Logo, website, igikombe. Gabura muravuga igikombe ntago mwabonye n'umudari. Nawo mwarabibonye. Ibi byose biri customized. So rero n'ibindi byose mu by'ukuri dufite mu bushobozi twakora biduhesha ishusho nziza, bitugira abasirimu, sibyo? Kuko burya turacuruza ubusirimu. Nibyo tuzakomeza gukora no muri sezo, kandi niko bidukomeza kongera kudufungurira imiryango y'abafatanya ibikorwa benshi bifuza gukorana natwe. Hanyuma je wigeze gukomoza ku kijyanye n'abasifuzi, ntabwo baganira